ndabona umwaka umpishiye umwaku. Veni nanakurataga ntanakuzi ngira ngo uzambonera agacucu kundiza nduza ariko ukivuka ahubwo nukuza ayo marira yacu nabi nyanja. Dore uyu mwaka unzaniye umwaku ntabwo ukunze yuko mpeka, dore urabyaza ubutaka ibyabo no mu muhanda hari guhanda. Iyi mvura yawe iragwa nk'imvange ari nako itwara abantu banjye. Veni nibi byawe ndabona hari umpishiye umwaku, ngewe sinkushira amakenga we ibikuba birankuka. Dore uyu mwaka wuje umwaku nge ndawureba ukiri mu bwana n'ubu ingimbi ntituwukika. Iyo gatinde ngo ni virusi kitagitoranya n'abavuka mu niramuka itavuwe itari guhindura isi umuyonga. Veni ndabona ari imva ntabwo nkundiriza imvi zanjye. Dore ubu wibarutse izo ndura ziza zigabye nk'ibihore zirayogoza Afurika yose, none natwe dufite ubwoba bw'uko zagera mu Buganza zikakukumba amayaga yose. Ariko uyu mwaka wuje umwaku we sinzi niba se narabeshye kuko nabwiwe ko ufite byinshi ngo ariko byiza, nyamara ngewe ndabona ibyago. Inzozi ntabwo zirimo kwera, n'inzozi zanjye niri ariko uyu mwaka ko ufite umwaka. Veni uri kutuvanga, uri kutuvumbya se ku mushari. Ese ubwo nuduha gucurura ntituyacira yamaze kuma? Veni ngirira ibambe niba ntacyo umariye kindi basi winyicira imishinga. Ndekera abanjye ntubashinzwe, inkongi zawe turazihaza. Niba nta vizi uduhaye reka kuvusha amaraso yacu.